Karibu kuri wowe uje kwisengesho ribohora, ari wowe umusango wamaze gukora subscribe. Uwiteka bw'umugisha, teka kugire neza, tuguhaye karibu. Nawe utarakora subscribe, turagukangurira kuyikora kugira ngo ubane natwe mu bihe byiza byo gusenga bifitiye umumaro, aho kugira ngo ube ku bintu bidafite umumaro mu buzima bwawe, bitagira icyo biguhinduraho, bitagira icyo bigufasha. Karibu mu mwanya mwiza wo gusenga, kanda sabone cyangwa se subscribe, tubane mu bihe byiza byo gusenga. Uwiteka kugirira umugisha, aguha umugisha. Tugeze ku munsi wa 15, duhamagara isumba byose tubohoza umugisha, twinjira mu isi y'umwuka, twibohora kandi tunibohoza. Intambara y'umwuka, wayishushanya n'intambara y'umubiri. Intambara y'umubiri uyinjiyemo utazi aho umwanzi wawe aherereye, utazi imitego yagutega ngo ubone ukwitegura mu nzira ucamo ugiye kumwataka, wagwa mu mitego aba yaguteze, ukagwa ugapfira mu nzira cyangwa ugafatwaho ubugwate. Ariko twebwe ijambo rivuga yuko turi abatsinzi, ndetse abatsinzi no kurushaho. Imana ikugirire neza. Tuje gusenga rero, kuko ijambo rivuga ngo dusenga ubudasiba. Gusenga ni uguhozaho kugeza igihe Farawo arekuye ubwoko bw'Imana. Gusenga ni uguhozaho kugeza igihe abarozi bacitse intege bakarekura n'ibyawe. Gusenga ni uguhozaho kugeza igihe winjiriye muri destination yawe. Muririmbyi araririmba ngo nzasezera ibihe byo gusenga ubwo nzaba niyambuye umubiri upfa. Akongera akavuga ngo ibiyo nsenga Uwiteka bijya bimata umubabaro. Ibihe dusenga Uwiteka bitupara umubabaro. Ibihe byo gusenga bitwegereza aho data ari, muremyi w'ijuru n'isi, tukaganira nawe, tukabana nawe mu buryo bw'umwuka. Byaba ngombwa tukajya no mu gice cy'umwuka cy'intambara, muri tere z'intambara, tukajya guhangana ibyayo n'ababisha bacu, babandi batwataka mu mwuka, natwe tukabataka mu izina rya Yesu. Iyo byabaye ngombwa natwe tugaba ibitero ku babisha bacu kugira ngo tubasubize inyuma, tubirukane, baduhunde, babe kure yacu mu izina rya Yesu. Ndakwatura kugira ngo ababisha babakube kure mu izina rya Yesu Kristo. Tuje rero gusenga. Mu munsi w'ejo twasenze twirukana umwuka udindiza, imbaraga zidindiza, tuvuga uburyo zikoramo. Dusenga tuzikumira, tuzirukana. Ariko n'isengesho ugomba gukora buri munsi wowe twagushyiriyeho, kugeza igihe uteye intambwe ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi, nibwo urekera kurwana, kuko ubuzi ngo icyo warwaniraga wakigezeho. Ntago wacika intege, ntago warekera kurwana utaragera kuri cya kindi warwaniraga. Ubwo wowe wabuze icyo udashaka, ntago wabuze icyo ushaka. Uzi icyo ashaka rero ararwana mpaka ageze ku cyo ashaka. Ngwino rero tuganire ijambo ry'Imana mbere yuko dusenga. Reka twinjire mu gitabo cyo Kuva igice cy'8, hanyuma igitabo y'iri jambo mu Kuva igice cy'8, kuva ku murongo wa 23. Kuva igice cy'8 murongo wa 23 handitse ngo reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambire y'Uwiteka Imana yacu aho izadutegeka. Farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu. Icyakora ntimuzajye kure cyane, nimunsabire. Mose aramubwira ati ndava imbere yawe nsohoke nsabe Uwiteka ngo amarumbu y'ibibugu ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be,
ariko yo kongera kuriganya ntareke ubwoko bwacu bugende gutambira Uwiteka ibitambo. 26 ngo Mose ava imbere ya Farawo arasohoka asaba Uwiteka. Uwiteka bigenza uko Mose yavuze, akura ayo marumbu y'ibibugo kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ntihasigara na kimwe. Farawo yinangira umutima, nubwo nabwo ntiyareka ubwoko ngo bugende. Urumva hano umugabo witwa Farawo akubitiwe igihano gikomeye cyo kugira ngo arekure Abisiraheli bagende, kandi igihano cyari kimugeze habi pe. Ibibugu byuzura mu gihugu cyose, ariko gukubitwa kwe kwari kugamije kugira ngo yemere bitewe n'imibabaro n'ibibazo ari gucamo, arekure ubwoko bw'Imana, arekure Abisiraheli bajye gutambira Uwiteka Imana yabo. Hamwe n'ibihano yarahuye nabyo, arajijisha muri kamere y'abadayimoni, muri kamere y'imbaraga z'abarozi. Icyo bazwiho no kujijisha, no kujijisha cyane, no gukora ibintu ku buryo kubifindura no kubitahura bisaba umwuka w'Imana n'ubwenge bw'Imana. Hano rero turabona ajijisha avuga ati okay sawa, ndabarekura, nemeye kubareka. Farawo ati nemeye, aramubwira ati ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, ariko aravuga ngo icyo akora ntimuzajya kure cyane, nimunsabire. N'igihe yari agambiriye kubarekura ntiyashakaga kubagera kure. Satani ntabwo bashaka kugera kure, umukonikoni ntabwo bashaka kugera kure, ntabashaka kugera kure mu gakiza ngo wambare imbaraga wuzura umwuka wera. Ntabwo bashaka ko ugera kure, kwizera kwawe kugera kure kukazamuka kukarimbura imisozi. Ntabwo abashaka kugera kure ubasha kureba kure aho abandi batabona. Ntabwo abashaka ko wumva ngo wumve ibya kure, abashaka kugira ngo wumve ibya bugufi bwawe gusa, ariko kure ntuhumve, kandi kure ntuharebe. Ndagusengera kugira ngo Imana iguhe ubushobozi bureba kure cyane mu izina rya Yesu Kristo, kandi iguhe ubushobozi bwumva ibivugirwa kure cyane mu izina rya Yesu Kristo. Urumva rero ko umwanzi muri kamere we aba atifuza ko abantu bagera kure. Umutima wa Farawo ni umutima wa Satani, umutima wa Farawo ni umutima wa kirozi, umutima wa Farawo ni umutima wa gipagani. Ntabwo umuntu uri mu mwuka w'ubupagani, umwuka w'ubugome, umwuka w'ishyari aba yifuza ko wagera kure, bashaka kugarukira hafi. Aravuga ati mugarukire hafi, ariko ntabwo ugomba kwemera kugarukira hafi mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga isengesho rivuga ngo mwami nanze kugarukira hafi, ndashaka kugera kure cyane, kuko Satani aba adashaka kugera kure heza. Ntabwo Satani ashaka ko ubwenge bwawe bugera kure, utekereza ukagera kure, hatahura, havumbura, hahishurirwa. Ntabwo abadayimoni baba bashaka kugira ngo ureba ukareba kure, ukareba umuntu ukamumenya mbere y'igihe. Imana irifuza ko ureba kandi ukareba neza, ukareba kure cyane, ukareba kure mu myaka 10, ukareba kure mu myaka 2, ukareba kure mu mezi 3 kuri imbere, ukareba kure mu mpera z'uyu mwaka. Imana ibayifuza kureba kure, ndetse ukareba na kure nyuma y'ubu buzima. Imana ibishaka kureba kure. Ndamansenga rero kugira ngo imbaraga zisumba byose, imbaraga zishobora byose ziguhe kureba kure mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zishobora byose ziguhe kureba kure, ziguhe kugera kure, ho muri business, ho mu byo ukora. Imbaraga zidashaka kugera kure ndazivuma mu izina rya Yesu Kristo. Wa mwuka we udashaka ko tugera kure, ushaka ko tugarukira hafi, mwuka w'ikuzimu, mwuka wa Satani, imbaraga z'abadayimoni ndazitegeka kuduhunga twina na Yesu Kristo atsindira upfune kuzimu. Handitswe ngo turwanye Satani azaduhunga, twegera Imana izatwegera. Aka kanya ndwanyije imyuka yose
itifuzaga kongera kure, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Apfuye akazuka, je wa mwuka we, wowe wa mwuka we urwanya impano zanjye kugira ngo zitagera kure cyane, wowe urwanya isengesho ribohora kugira ngo ritagera kure cyane, katika jina la Yesu rire kure mu izina rya Yesu Kristo rire kure. Ndavumiza imbaraga zirwanya isengesho ribohora kugira ngo ritagera kure, izina rya Yesu Kristo atsinda urupfu n'ikuzimu. Ndamena gukora umwuka wose, jina la Yesu Kristo atsinda urupfu n'ikuzimu. Udashaka ko ndeba kure, katika jina la Yesu senya umwuka udashaka kureba kure, senya umwuka udashaka ko wumva ibyo wumva ukumva bya kure cyane. Senya uwo mwuka, rimbura izo mbaraga zidashaka kureba kure. Umenya byinshi, Satani ntabwo abashaka kumenya byinshi birushijeho, abashaka kumenya bikeya, abashaka ko utabona kure. Ariko ndagusengera, senga nawe senga, katika jina la Yesu. Uyu mwuka udashaka ko ndeba kure kandi ugashaka ko ngarukira hafi mu kureba, ugashaka ko ngarukira hafi mu kumva, ugashaka ko ngarukira hafi mu izina rya Yesu Kristo mu kwizera, ndasenyeza imbaraga ngomba kugera kure cyane kwa jina la Yesu. Abadayimoni batazongera kunkuraho, abarozi batazongera kunkuraho, abana b'umwijima batazongera kunkura, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima mu mbaraga maraso Yesu Kristo. Ndatura mu izina rya Yesu ko ngomba kugera kure, aho ubwami bw'umwijima butakongera kumbona, katika jina la Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu. Komeza usenge. Icyatumaga Farawo adashaka ko Abisiraheli no mu gihe barekuwe batagera kure, yagira ngo igihe icyo ari cyo cyose yabakeneraho yongere kubafata no kubigarurira. Ugomba kugera kure aho abarozi batakubona, ugomba kugera kure aho abadayimoni batongera kugukiniraho, ugomba kugera kure mu byiringiro byawe, kwizera kwawe kugomba kugera kure cyane, aho kwimuna imisozi, aho kwica abakunikoni n'abapfumu n'abarozi. Kwizera kwawe kugomba kugera kure cyane, aho kuhindura ubuzima bwawe, kugahindura n'imibereho yawe, kukagutunga. Ijambo riravuga ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Kwizera kwawe rero kugomba kuzamuka mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuga ngo muzaba umutwe ntabwo muzaba imirizo. Ugomba kuba ngo muzaba hejuru kandi ntimuzaba bo hasi, katika jina la Yesu. Zandurira imbaraga zishaka kugira ngo tubabo hasi tugarukire hafi cyane, tube twegeranye nazo ndazivuma. Yewe wa mwuka ushaka kugira ngo mbe nturanye nawe, mbe negeranye nawe kugira ngo umenye uko ngenzura, kugira ngo umenye uko gukirana ibyanjye, kwa jina la Yesu ndagusenya ngomba kugera kure kandi aho utazongera kumbona kundi, katika jina la Yesu. Ngeze kure mu Mwana muri Yesu Kristo, Yesu ngeze kure ho mu kwizera muri Yesu Kristo, ngeze kure mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndebye kure aho abandi bo mu isi batareba, katika jina la Yesu. Ndebye mu myaka 100, 200, 300, kwa jina la Yesu. Ndebye umuntu mwami muri we, ndafungura amaso areba umuntu mwami nkamumenya, katika jina la Yesu. Ndafungura amaso areba ibihe nkabimenya, katika jina la Yesu. Zarete wabambwe gapfa kazuka, ndatonga amaso yanjye agomba kureba ibihe akabigenzura akabimenya mu izina rya Yesu, kandi nkareba kure izina rya Yesu Kristo. Zarete ndatura ngo ibirenge bijanye ndabibohora bigeze kure mu izina rya Yesu Kristo. Byihuta kandi ninjira muri Kanani yanjye, muri mwuka wose kwa jina la Yesu Kristo. Nazareti utava kwizima wa mwuka, utava kwizima wa mwuka, utava kwizima uyu munsi turava kwizima mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Wowe ubona dutijizemo agahenge dushoje gusenga, kongera ugashaka gukora ibyawe, ijambo rivuga yuko ibyo duhambiriye ku isi no mu ijuru bizabihambiriwe. Mfashe izi imbaraga, mfashe abadayimoni n'abahambira ndabazirika mbabuheye ikuzimu, katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ijambo rivuga yuko iteka azohereza igitinyiro kikatujya imbere kikamenyesha ababisha bacu, katika jina la Yesu. Bakaduha ibitugu, ndatura ngo buri mu bishobozo ari imbere ubuzima bwawe bw'ibitugu mu izina rya Yesu Kristo. Zareti na buri mbaraga yose itifuzaga kure kubitwe n'inkuba y'Uwiteka, ndatura ngo inkuba y'Uwiteka kubitwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wose utashakaga kure intambwe zawe, dayimoni batashaka kure ibirenge byawe, dayimoni batashaka kure iterambere ryawe, dayimoni batashaka kure business yawe, dayimoni badashaka kure ubucuruzi
bwawe, dayimoni badashaka kurekura urushako rwawe n'urubyaro rwawe, ndabatwika mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, ndababoha mu izina ry'uwabambwe agapfa akazuka, ndatura ngo bakurekure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu zaretireke myokire kuri umubiri wawe, ndatura ngo izo mbaraga zirekura amatama yawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, izo mbaraga zidashaka kurekura imisaya yawe zirekura imisaya yawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, dayimoni badashaka kurekura iyo nda yawe nibayirekure mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, ndatura ngo imbaraga z'umwijima zidashaka kurekura amafaranga yawe, zidashaka kurekura akazi kawe, zidashaka kurekura urubyaro rwawe n'urushako rwawe, zirekure mu izina rya Yesu Kristo, icyago cya nyuma zitere kurekura. Uwiteka ujya ugamburuza Farawo akarekura ubwoko bw'Imana, ujya ugamburuza abarozi bakazinuka umuntu mu izina rya Yesu Kristo, ndatura ngo abarozi bazinuka uyu muntu, katika jina la Yesu bazinuka uyu muntu, nanjye ndatura ngo banzinuka mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ndatura ngo bakuzinuke mu izina rya Yesu Kristo, marayika w'Uwiteka barwanye, imbaraga zisumba byose zibarimbagure katika jina la Yesu, nibakurekure mu izina rya Yesu Kristo. Abatwawe ijwi ndagarura ijwi ryabo mu izina rya Yesu Kristo, abatwawe ukuboko ndagaruza ukuboko kwabo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, abatwawe ikirenge cyabo ndakigaruza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, abatwawe amahirwe yabo ndayagaruza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, izina rya Yesu Kristo kinga ntihagira ucingura ibyawe mwami, ibyawe byose wa muntu we, byose Satani yari yahambiriye, iby'abadayimoni bari barafatiriye, iby'abarozi bo mu muryango wanyu bari bafatiriye, babirekure byose mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, iby'abarozi muturanye muri quartier ibyo bafatiriye babirekure mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, iby'abarozi mvamahanga bafatiriye babirekure ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo bibone, kwa jina la Yesu ndatura ngo barekure izo ntambwe zawe zitambuke, zihute zinjira muri Kanani, zihute zinjira mu masezerano, zihute zinjira aho Imana Data twese yaziteguriye, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Muri uyu munsi mwami, reka abana bawe bacire ibyo wavuze ku buzima bwabo, reka ubwanjye nakire ibyo wamvuzeho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ibiri mu mwuka byari byaratangiriwe mu mwuka kugira ngo bitaza mu bigaragara, ndatura ngo bize mu izina rya Yesu Kristo. Zamura isengesho usengere ibintu byawe byahagamiye mu isi y'umwuka, ibyahagamiye mu isi y'umwuka, akazi kawe karahari nuko kazirikiwe mu isi y'umwuka, urugo rwawe rurahari nuko ruri mu isi y'umwuka, rubahambiriwe mu mwuka, rubohoze mu izina rya Yesu Kristo. Bohoza ingendo zawe zahambiriwe mu isi y'umwuka, ziveyo utangire gukora izo ngendo nk'uko ijuru ryaziteganyije. Bohoza amahirwe yawe yazirikiwe mu isi y'umwuka, maze utangire kwisanga mu mubiri uviva ya mahirwe yawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri migisha yose yanjye mwami, kwa jina Yesu yahambiriwe mu isi y'umwuka, yaheze mu isi y'umwuka, Imana Data twese mbwira ariko mu mubiri sinyibone, mu izina rya Yesu Kristo ndayibohoza, mu izina rya Yesu Kristo ndatura ngo isohore kandi igaragare mu izina rya Yesu Kristo, igaragare mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ufite ikiganza cyanjye mu buryo bwa kirozi mu isi y'umwuka akirekure katika jina la Yesu Nazareti, wahamurozi we rekure ikiganza cyanjye kwa jina la Yesu Kristo, rekure ikiganza cy'ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo, rekure ukuboko k'ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo, zina rya Yesu Kristo rekure ukuboko k'ubutunzi, zina rya Yesu Kristo rekure igikundiro kimpesha ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo, rekure igikundiro kimpesha ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo, rekure amahirwe ampesha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, rekure amahirwe yanjye mu mbaraga y'umwijima we, zina rya Yesu Kristo. Ntegetse abadayimoni kurekura amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo, ntegetse umurozi kurekura amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndategeka ndi mu mwuka, zina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, buri wese warufatiriye amahirwe yanjye, buri wese waruyicayemo, tsembagazwa mu izina rya Yesu Kristo, tembagazwa mu mbaraga y'umwuka wera, zina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Handitswe yuko icyatumye umwana w'Imana yerekanwa ari kugira ngo amareho imirimo ya Satani, buri mirimo yose ya Satani yari yarakoreye ku biganza byanjye, yari yarakoreye ku birenge byanjye, ndayimaraho mu izina rya Yesu Kristo, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndayirimbura mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nonje kano kanya mukiza n'umucunguzi
katika jina Yesu kwatura yuko ndabohowe habohowe ibirenge byanjye mu izina rya Yesu Kristo, habohowe ibiganza byanjye mu izina rya Yesu Kristo, habohowe akazi kanjye mu izina rya Yesu Kristo, atura kwa akazi kawe kabohotse mu izina rya Yesu Kristo, atura ko aho ukorera aho ngaho ukorera naho habohotse mu izina rya Yesu Kristo, atura ku izina ryawe ribohowe mu izina rya Yesu Kristo, buri mbaraga yose yari yaraboshye izina ryawe ikaribohesha ubukene, karibohesha igisuzuguriro, karibohesha ubusambanyi, karibohesha ibyaha, izina ryawe ritandukanyijwe n'ibyo byaha bibakubohesheje mu izina rya Yesu Kristo, ababoheshejwe ubusinzi, ababoheshejwe ubukene, ababoheshejwe ubusambanyi, ababoheshejwe amahane, ababoheshejwe amatiko, baboheshejwe urwangano, baboheshejwe ishyari, ndatura ngo kuzimi barekure mu izina rya Yesu, n'ibyo biziriko byabahambiriye bibacika mu izina rya Yesu Kristo, ibyo bibaboshye bibacika mu izina rya Yesu Kristo, mbaraga amaraso Yesu Kristo, ndatura ngo buri kimwe cyose nanjye ubwami bw'umwijima bwashatse kumbohesha cyose ndagica mu izina rya Yesu Kristo, ikiriho mu isi y'umwuka, ikiriho mu isi y'umwuka, ikiriho mu isi y'umwuka, kandi no mu buryo bw'umubiri gishobora kuba kigaragara cyaravuye kuzimu, cyarakozwe mu buryo bwa kirozi, ndagisenya mu izina rya Yesu Kristo, ndakikatagura mu izina rya Yesu Kristo, mbaraga amaraso Yesu Kristo, mbaraga amaraso Yesu Kristo. Jambo rivuga yuko nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ni jambo ryo guhamya kwabo izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndatura ko nsinze umuzimu, nsinze igini ryose ryangendagaho, nsinze umurozi w'umugore wangendagaho kwa jina la Yesu, kwa murozi we, kwa jina la Yesu, wa murozi wangendagaho, ndatura ngo upfe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, wa mukonikoni wangenzaga, ndatura ngo upfe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, wa mwana wo kurimbuka we, ndatura ngo upfe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, wabambwa agapfa kazuka, komeza usenge, bohoza amahirwe yawe yose, bohoza kwemerwa kwawe, atura kuri uwo kwemerwa mu izina rya Yesu Kristo, atura kuri umutwe utari umurizo mu izina rya Yesu Kristo, atura kugomba kubo hejuru utazabo hasi mu izina rya Yesu Kristo. Jambo riravuga ngo mwebwe muzaba bo hejuru ariko ntimuzabo hasi. Byo ni isezerano Imana ivuga ku bayikunda, ni isezerano Imana yahaye abayizera, ni isezerano yahaye abayikunda bakayubaha, yuko tugomba kuba bo hejuru. Kubita hasi umwuka waguhejeje ku cyiciro kimwe, kubita hasi umwuka waguhejeje hasi, kwa jina Yesu wa mwuka wompeza hasi katika jina la Yesu. Wowe urwanya icyo nkoze cyose ndakuvima katika jina la Yesu. Wowe ushaka yuko icyo ninjemo cyose kitazamuka ngo gikure katika jina la Yesu. Witeka gucireho iteka, witeka gucireho iteka, witeka gucireho iteka, witeka gucireho iteka, witeka gucireho iteka katika jina la Yesu. Urwanya umugisha w'amaboko yanjye, witeka gucireho iteka, uravumwe by'iteka ryose izina rya Yesu Kristo, wari wafatiriye amaboko yombi wa jina la Yesu kugira ngo atabona umugisha wayo, na vimwe katika jina la Yesu atsindira upfu n'ikuzimu, na vumwe katika jina la Yesu atsindira upfu n'ikuzimu. Pingu ryose ryari riri ku maboko ndarica kwa jina la Yesu Kristo dote, ndaca umujini, ndaca umuzimu, ndaca shitani kwa jina la Yesu. Twika wa mwuka we, rekura amaboko yanjye, rekura amaboko yanjye, rekura tesekiria horia, aturizo imbaraga zirekura amaboko yawe kandi zirekure n'umugisha w'amaboko yawe. Iyo ubwami bw'umwijima bushaka kugira ngo bukwibe umugisha, ijambo riravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, no kuvuga ngo bufatira amaboko yawe kugira ngo adakora. Atura ko amaboko yawe agomba gukora mu izina rya Yesu, kandi umugisha w'amaboko yawe ugomba kuboneka katika jina la Yesu. Mugisha amaboko y'umugabo ugomba kugaragara, mugisha amaboko y'umukobwa ugomba kugaragara mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mugisha amaboko yanjye nawe ugomba kugaragara, wowe musore n'uyu mukobwa bigomba kugaragara kwa jina la Yesu wapfuye akazuka. Kandi tugomba kugera kureho mu migisha kwa jina la Yesu. Imbibi n'imipaka abadayimoni badushyiriraho turabikuzaho amaraso Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo, turabikuzaho imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Wumvise ko Farao yabwira Abisirayeli ngo ndabarekura mugenda ariko ntimugere kure,
Nukuvuga ngo rero aho kure yari abashyiriyeho umupaka, senya imipaka n'imbibi washyiriweho n'abakozi ba Satani. Abavuze kutazagera kure wature kugomba kugera kure heza. Bavuze kutazatera imbere wavuge kugomba gutera imbere kandi cyane ukabacaho ukabanyuraho. Bavuze yuko nta kiza uzigera wimarira. Wature ko wowe ahubwo ugeze ku bintu bikomeye kandi ukabigeza no ku bandi n'imbaga nyamwinshi y'abantu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, bari baravuze ko ntacyo tuzimarira, bari baduteza iminsi kwa jina, badashaka ko tugera kure ho mu by'ubutunzi, badashaka ko tugera kure mu byo gusenga, badashaka ko tugera kure mu byo watuvuzeho, badashaka ko tugera kure mwami mu by'ubwenge. Mu izina rya Yesu Kristo ngeze kure mu by'ubwenge, ngeze kure mu gusobanukirwa, ngeze kure mu kumenya, ngeze kure mu kureba mwami no kureba kure cyane. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, umwana w'Imana nzima, uyu munsi natuye ko mbaye umuntu ukomeye, uyu munsi natuye ko mbaye umuntu utera imbere ku manywa na nijoro. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uyu munsi ndatura ko abanzi banjye bandekuye, bana b'umwijima barandekuye. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, bambwa pakazuka kwa jina la Yesu, ucinga ntihagire ucingura. Urakoze mwami kuko ari ucinga ntihagire ucingura. Ciye iminyururu yariri ku maboko y'umuntu, ciye iminyururu yariri ku maguru y'umuntu. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndabona mu mwuka ari abantu Satani yaboshye intekerezo zabo, arazihazirika kugira ngo nutekereza ntugatekereze ngo ugere kure, ubashe kumenya uko wakwikura mu kibazo. Ndabona hari umwanzi yahumye intekerezo kugira ngo zitagera kure, zitareba kure, zikagira ubona amafaranga muri wowe ukabura icyo kuyakoresha, kuko mu bitekerezo byawe nyine uri mugufi cyane. Satani ntabwo akwemera gutekereza ngo ugere kure, usesengura umushinga wawe, usesengura icyo ugiye gukora, kuko ubwami bw'umwijima bwicariye ubwonko bwawe. Ndatura ngo ubwo bwami bw'umwijima burekure ubwonko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo izo mbaraga zirekure ubwonko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo abadayimoni barekure ubwonko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ugira gutekereza ko gutekereza kugera kure heza mu izina rya Yesu Kristo. Ugira gutekereza ko gutekereza kubona ejo hazaza mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ugira gutekereza ko gutekereza wa jina la Yesu Kristo gusobanukirwa ejo hazaza mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ugira gutekereza ko gutekereza kumva ejo hazaza mu izina rya Yesu Kristo. Gira kumva ko kumva kure cyane mu izina rya Yesu Kristo. Gira kureba ko kureba kure cyane mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni Imana yacu, ni Imana igitureberera kure aho tutabona. Kandi ijambo riravuga ngo yaturemye mu ishusho yayo dusa nayo, ngo umwana w'umuntu ni iki kumusura kandi umugenderera. Waramuremye habura aho gatoya, ngo yenda kumera nk'Imana. Katika ngo amuhaye ubwiza n'icyubahiro. Uwiteka aguhaye ubwiza n'icyubahiro bigufasha kwinjira mu masezerano yawe. Gusa umwanzi niwe wari warakuriganyije, Satani niwe wari warakwibye, abarozi niwe wari warakwibye. Ngaho garuza ibyo wari waribwe, garuza ibyo wibwe ijoro ryakeye ushyizwe usinziriye, garuza ibyo wibwe uyu munsi byose. Garuza umugisha twabonye ku mugisha bawiba, garuza umugisha wabibye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza ingendo zanjye zibwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza amafaranga yanjye n'amahirwe yanjye yose yibwe, ndabireka ipera byose mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndabohoza impano zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese mu mwuka uboha impano yanjye ntavumwe wa jina. Si impano yanjye ngejeje kure mu izina rya Yesu. Atura ko impano yawe kugejeje kure. Niba uri umucuruzi, atura ko ubucuruzi bukugejeje kure cyane heza. Niba muri buri domaine yose uhagazemo, atura kwikugejeje kure mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zashaka kugira ngo ugarukire hafi, uzibwire ko utazigera ugarukira hafi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ko ntazigera ngarukira hafi mu izina rya Yesu. Umuhamagaro wanje wa jina sinzigera ngarukira hafi mu muhamagaro wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zifuzaga ko nagarukira hafi mu izina rya Yesu zarankiriyeho imipaka, zarankiriyeho imbibi. Iyo mbibi n'iyo mipaka yose nyisenye icyarimwe ndayirenze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wabambwaga agapfa kazuka wa jina la Yesu, wabambwaga agapfa kazuka muri buri domaine yose nari ndimo ngeze kure heza mu izina rya Yesu Kristo. Ndenze imbibi n'imipaka by'abantu bashyizeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndenze imbibi n'imipaka by'ibiremwa byankiriyeho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima.
zope tese kiriya horia. Urakoze mwami ko ndenze imipaka n'imbibi by'ibiremwa by'umwuka byankiriyeho, kandi nkaba ndenze imbibi n'imipaka nashyiriweho n'abana b'abantu. Reka dusome Yesaya igice cyaho cya 40. Yesaya mu gice cyaho cya reka dusome Yesaya muri iki gice cya 40. Umva no magambo hanyuma dusoreze mu isengesho ryacu. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Komeza uhagarare mu mavuta yo kwizera, komeza uhagarare mu mavuta yo kwizera nta gushidikanya, kuko isengesho ryo kwizera niryo rigera ku ntego, niriyo ribasha kukuvana ku rwego bibasha kuvana ku rwego rikakujyana ku rundi rwego. Ijambo riravuga ngo dore umwami Imana. Yesaya 40 igice cyaho cya 10. Yesaya igice cya 40 n'umurongo wa 10 aravuga ngo dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziri imbere. Tugiye gusengera muri uyu murongo. Imbaraga z'Imana, y'Imana dusenga ize ikujya imbere mu izina rya Yesu Kristo. Nanone twongeye tugasoma rero Yesaya 40 n'igice cya 20 umurongo wa 28. Handitse ngo mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva? Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva? Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Iyi Mana niyo yashyizeho impera z'isi, ni nayo yashyizeho impera zawe. So impera rero ugenda ushirirwaho n'abana b'abantu, ariyo mipaka ushirirwaho n'abana b'abantu, ugomba kwirenga kubw'Imana yashyizeho impera z'isi. Abagushyiriraho impera batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rikavuga ngo niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramwo imbaraga. Iyi Mana utibashije imwongeramwo imbaraga. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Tugiye gusengera muri uyu murongo cyane uvuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Hari imbaraga ugomba gusubizwamo kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, zigufasha gutumbagira mu kirere, ukagurukisha amababa, ukarenga imbibi z'abana b'abantu bagushyiriyeho. Ukeneye kurenga imbibi z'abana b'abantu bagushyiriyeho. Hahandi Farawo ashaka kugarukira, ugomba kuharenga mu izina rya Yesu Kristo. Aho umurozi ashaka kugarukira, ugomba kuharenga mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndasenga kugira ngo aho umurozi yashakaga ko ngarukira, ndaharenga kandi mparenge mu birometero by'amamiliyari n'amamiliyari mu izina rya Yesu Kristo. Kuko handitswe yuko abategereza Uwiteka dusubizwamo intege nshya. Subijwemo intege nshya kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndatumbagiye mu kirere kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ngurukishije amababa yanjye mu kirere mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanse sinananirwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndagiye ubudacogora mu izina rya Yesu Kristo. Ndenze imipaka n'imbibi by'abantu bankiriyeho mu izina rya Yesu Kristo. Atura no magambo uti mu izina rya Yesu Kristo. Ndenze imbibi n'imipaka nashyiriweho n'abarozi mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imipaka n'imbibi abana b'abantu bavuze ko ntazarenga, ndayirenze mu izina rya Yesu Kristo. Ndayitambutse mu izina rya Yesu Kristo. Ndayitambutse mu izina rya Yesu Kristo, kuko habayeho kugurukisha amababa yanjye mu kirere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nkarenga imbibi n'imipaka by'abantu watsinda Yesu. Ibyo bibwiraga ko ntarenga, aho bibwiraga ko ntava, aho bibwiraga ko ntagera, ndahageze mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Niba uri umukobwa unyumva wari waraboshywe kugira ngo utarongorwa, atura kugiye kurongorwa mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niba uri umugabo cyangwa umusore bari baravuze ko ntacyo uzimarira, atura ko hari ugiye kugira ku bintu bikomeye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Niba
hari abantu bavuze yuko utazasoza amashuri, atura kugiye gusoza ayo mashuri mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari umucuruzi wacuruzaga ntibigende, menya ko hari uwagushyiriyeho deadline aravuga ngo azacuruza ntibigende, atura ko bigiye kugenda mu izina rya Yesu Kristo. Atura kugiye kuzamuka kandi ukagera ku rwego rwiza rushimishije mu izina rya Yesu Kristo, kuko Uwiteka gutumbagije mu kirere. Hari abantu Imana itumbagije mu kirere, barenga imbibi n'imipaka bashyiriweho n'abantu, barenga imbibi n'imipaka Farawo yababwiraga ngo ntimugarukire, ntimugere kure, aho bavuze ko utagomba kugera urahageze kandi uraharenze, ugeze kure heza 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 ho mu bushorishori. Ngeze kure heza ho mu bushorishori mu izina rya Yesu Kristo. Ngeze kure heza ho mu bushorishori mu izina rya Yesu Kristo, kuko Umwami Imana imanutse ku buzima bwanjye ari intware. Ijambo ryavuze ngo kuko Umwami Imana, ijambo ryavuze ngo kuko Umwami Imana azaza ari intware kandi ukuboko kwe kuzamutegekera. Katika jina, ukuboko kw'Imana nkorera, ukuboko kw'Imana nsenga kurategetse mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ngere kure. Ukuboko kw'Imana niringira kurategetse kugira ngo ngurikishe amababa yanjye mu kirere ntumbagire cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana nkorera gutegetse wowe kugira ngo utumbagire mu izina rya Yesu Kristo, urenga imbibi z'abantu. Ukuboko kw'Imana nsenga kurategetse kugira ngo urenga imbibi z'abantu bagushyiriyeho mu izina rya Yesu Kristo. Kurategetse kugira ngo ndenga imbibi zabo zo nashyiriweho zarizo zose mu mwuka no mu mubiri. Ndazirenga zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndenze imbibi zose, ndenze imipaka yose. Aho Farawo yavuze ko ntagomba kurenga, ndaharenze ngeze kure atatekerezaga batazongera kumbona ukundi. Ndatumbagiye mu kirere mu maraso Yesu Kristo. Ndatumbagiye mu kirere mu izina ry'umukiza n'umucunguzi wambambe ku musaraba akambohora. Urakoze Mwami kumbohoye, amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi. Urakoze kubohoye abantu twari turi kumwe. Izina ryawe nirikuzwe kandi nirihimbazwe ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu isumba amazina yose. Amen, amen. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka akugire neza, uratumbagiye ugeze kure heza. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza, ubishimangize ituro wowe ubyizeye. Buri ituro riraprintinga. Iyo turo icyo rikora mu isi y'umwuka, ituro iyo rihatanze ituro ry'umutima ukunze ariko rifatika, riprintinga bya bindi waturaga bikaza mu buryo bw'umubiri. Nguko ibikorwa byo mu mwuka bigenda. Ubugomba igihe cyose umaze gusenga ufite ituro, uhita uritanga, riprintinga bwa buhanuzi, ya magambo waturaga kwasohoye ku buzima bwawe, ariko atari agaturo k'agaturo. Ituro nawe ubona rifatika. Imana iguha umugisha rero, Imana ikugirire neza. Nimero zacu murazibona muri screen, izo mwaturiraho, ndetse n'abashaka gushyigikira gutera inkunga kugira ngo tuve ku rwego tujye ku rundi, dutangire kugaragara mu mashusho, tugure kamera, tugure ibintu byose bikenewe. Nimero zacu murazibona muri screen. Kubumva bakorera umugisha wo kudushyigikira, batugurira kamera, bagira ibiki n'ibiki n'ibindi uko umwuka w'Imana bayobora. Imana ibaha umugisha. Kanda subscribe waruje ari ubwa mbere kugira ngo tujye tubana aya masengesho ahoraho buri munsi. Uwiteka kugirire neza, mugire umugoroba mwiza, abandi mugira amanywa meza, abandi mugira igitondo cyiza. Imana ibahe umugisha muri Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.